Ugiye kintera ishema ujya mu bindi bihugu bakabwira ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bafite discipline, bafite culture, hari ukuntu bagenda ukumva nawe biguteye ishema. Mubategeka muritegeka mwebwe ubwanyu, abandi mutegekwa n'ibigare mugendamo, abandi mutegekwa n'amayoga, abandi mutegekwa n'igitsina, abandi mutegekwa n'ibi na biriya, ariko muzareba ingaruka y'amageragere. Kandi hari ifoto ya perezida irimo kukureba, nuko ubuzi ko ari ifoto gusa, ari uhibereye, hari ibyo batakora. Ubwami bw'Imana butandukaniye n'ubw'abandi, nuko yo hose bihibereye. Buriya rero impamvu abantu badakunda ubwami bw'Imana, nta muntu wishimira kubana n'umwami uhora kureba, kereka iyo uri umugaragu mwiza. N'abanyarwanda bajyaga babivuga kugira ngo bahume amaso y'abayobozi, bakabwira ngo ijisho ridahuga ngo ntirihaka. Meaning ngo ujye unyuza muhumirize turye, ujye unyuza muhumirize dukora amanyanga. None iryo jisho ryawe ridahuga, alo, iry'Imana ryo ntirihuga, ngo ntihumbya, ntisinzira, ntihunikira. Haleluya. Akagutegeka ku byawe no kubawe kugeza no ku izina ryawe. Icya kabiri cyarangaga ubwami kitaranga amarepublika. Ubwami ntabwo bwagumaga hamwe, bwahoraga bwaguka. Nk'ubwami bw'u Rwanda, reka bari ko dukomeze gufataho ikigero, bwari bufite ikibazo, ntabwo bwagukaga bugiye iburasirazuba, ko twari twarakoranye amasezerano none abanyakaragwe yuko ni kazi ni kingdom, donc bari kugabira kugira ngo utaba umutindi. Ko mu bintu byakozaga isoni umwami no kubona yo ubwami bw'abatindi, kabona abantu b'abatindi barahubwe batagira niki. Ibyo ntabwo byaheshaga ishema umwami. Niyo mpamvu umwami yagombaga kugaba abantu be, akabahakisha ko abagabira. Ntabwo yabahakishaga ko ari umwami, yabahakishaga ko yabagabiye. Niyo mpamvu ubundi umutwaro utarakugabiye niyo yakunyagaga kwabaga ari kuguhohotera. Umuntu yarakugabiraga bikamuhesha ubutware ku buzima bwawe. Nuko byari bimeze. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ariko mu buryo bwo kwiga turaza guhera ku murongo wa 4 muri Samweli aho ngaho. Amen. Murabizi ku cyumweru gishize twize inyigisho yavugaga ngo kwihana ibyaha. Ubwo umwami Yesu yatangiraga kwigisha, ijambo rya mbere yigishijeho risa n'iryo Yohana Umubatiza yatangiye yigisha. Yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Buriya hari ikintu ngira ngo tubanze twumve, kuko kenshi ubutumwa tubwiriza ntabwo ari bwo Yesu yadutumye kubwiriza. Halo. Akenshi turabwiriza tukagarukira kuri mwihane. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo mwihane agarukiriza aho ngaho. Yaravuze ngo mwihane for a purpose, kuko hari impamvu. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mu yandi magambo, mwihane kugira ngo mwinjire mu mibereho y'ubwami bw'Imana. Abantu benshi bazi yuko kwihana ari ukureka ibyaha. Kabwira ati yewe narihannye sinsambana, narihannye sinywa itabi, narihannye sinywa inzoga, hanyuma akagarukirizaho. Ubundi burya kwihana si icyo bivuga. Kwihana mu Kigiriki ni metanoia, ni ukuvuga ngo ni uguhindura. Warebaga iriya imigendere yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, imibereho yawe, imibanire yawe, ibyawe byose byaganaga iriya. Noneho ukagira gutyo ukumva ijwi riguhamagara ari guturutse inyuma rikabwira ngo iyo nzira urimo kujyamo ntabwo ariyo, hindukira wongere noneho ugende utekereza, uvuga, ukora, ubana n'abandi mu buryo butandukanye n'ubwo wari usanzwe ubamo. Amen. Buri impamvu tugira ikibazo mu Bukristo, abantu benshi bakubwira yuko bihannye inzoga, bakihana itabi, bakihana gusambana, ariko ntibahinduye imitekerereze yabo ngo batekereze nk'abo mu bwami bw'ijuru. Amen. Ndaje mbere uko bikora, kuko inyigisho za Yesu nimwitegereza, twebwe tubwiriza inyigisho z'agakiza. Nimusoma neza aho Yesu yabwirizaga hose, reka mbanze mpere kuri ibi bice badusomeye n'ibyo wadusomeye uyu munsi. Igice cya 4 aho twize ubushize,
umurongo wacyo wa 17 uravuga ngo ahera ugatangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyu munsi aho badusomeye umurongo wa 23 baratubwira ngo Yesu agenderera ab'i Galilaya hose abigishiriza mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, the gospel of the kingdom, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nimusoma neza muzabibona yuko ahantu hose Yesu yigishaga inyigisho za Yesu zose. Iyo ugeze muri Matayo igice cya 13 aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wafashe imbuto ajya kubiba. Yagera hirya akavuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wanaze urushundura mu nyanja. Ahandi akavuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wabonye imaragarita y'igiciro cyinshi. Ahandi akavuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu. Ubwami bw'Imana, Yesu yabwirizaga ubwami bw'Imana. Twebwe rero kenshi iyo tubwiriza agakiza. Burya agakiza kareba jewe. Nibyo mu Cyongereza bugita ngo ni privatized faith. Ni ukwizera kwagizwe ku muntu ku giti cye. Ariko ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bufata ibintu byose by'ubuzima bwawe. Ntabwo ari uko waravuye mu byaha gusa, oya. Ndaje mbibasobanurire neza. Kuko Yesu yaje abwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Nimubumbura n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ba Paulo iyo bajyaga kubwiriza bagendaga ahantu hose babwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo bavuga ubutumwa bwiza bwo kwihana gusa, ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana nkuko tuza kubibona, ubwami bw'Imana buduhindurira citizenship. Twara abaturage b'isi tugahinduka abaturage b'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ubu ngubu wabyumva neza uramutse uhinduye citizenship y'ubunyarwanda ukaba umunyamerika. Ni urugero. Kongera mu Amerika nicyo gihugu gikize. Iyo uri umunyamerika ukaba utuye muri Amerika, niyo uvuye muri Amerika bagusaba ngo niba ugiye nko mu Rwanda cyangwa ahandi ujye udekarara yuko uri mu Rwanda, unadekarare naho uri, kugira ngo haramutse hagize ikintu kiba bo bohereza abasirikare babo bakaza kugushaka bakagutwara, kuko bashinzwe umutekano w'umunyamerika. Ni uburenganzira bwawe. Bagomba kukwevakiwa bakakuvana hano kuko uri umunyamerika. Ariko n'u Rwanda nabonye twaratangiye kubikora. Abantu baragira ikibazo i Bugande bagakora accident, tukohereza indege zacu zikajya kubazana kugira ngo babone medical treatment zihuse. Sibyo? Citizenship, ukumva ufite igihugu barizwamo kandi kiguha agaciro. Buriya rero bitandukanye niyo uvuga ngo genda umunyarwanda afite indangamuntu, ariko wagirira accident Bugande bakavuga ati wirwarize. Iyo wabaye umuturage w'ubwami bw'ijuru bivuga ngo ijuru rihora rireba imibereho yawe, ariko nawe rikagira icyo rigusaba. Hariho rights, ibyo ugomba gukora, and responsibilities. Hari ibyo bagusaba, sibyo? Noneho nabo bakagira ibyo baguha ariko bakagira ibyo bagusaba. Nibyo tugiye kwiga. Reka twaruke ari inyuma kugira ngo muze kumva buri kibazo gituma tutumva neza iby'ubwami bw'Imana. Ntabwo byorohera abantu bavukiye muri repubulika na demokarasi kumva amahame y'ubwami bw'Imana. Kuko buriya umwami n'umuperezida baratandukanye. Ntabwo Yesu yigeze avuga ko ari perezida. Ntabwo Yesu yigeze avuga ko ari ministre cyangwa premier ministre. Ntabwo Yesu ari premier ministre, ntabwo ari ministre w'intebe, ntabwo ari meya, ntabwo ari guverineri, ntabwo ari perezida. Kuko abo ngabo bashyirwaho cyangwa baratorwa. Yesu we ni umwami. Burya umwami atandukanira nabo bose, abo umwami mu burenganzira. Sibyo? Avuka ari umwami. Niyo mpamvu n'ababahanga baje kuramya Yesu baraje babwira Herode bati tubwire, hari umwami w'Abayuda twabonye inyenyeri ye, hari umwami wavutse. Ntabwo bamushyizeho, nta nubwo yavukiye kwa Herode, yaje ari umwami. Haleluya. Icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza kumva. Ntabwo Yesu yaje ku isi ari umwami twatoye. We na Bibiliya bivuga neza ngo yaje mu bye abe ntibamumenya. No mu migani Yesu yagiye acaye ubwami bw'Imana avuga ngo umwami yagiye mu gihugu cya kure afata ubutunzi bwabusigira abantu. Aravuga ati ubu butunzi bwanjye mu buncungire ni ingaruka
muzanyereke umusaruro wako. Buriya twebwe turi ibisonga by'umwami wadusigiye ibintu bye ngo tubimucungire. Burya Adamu na Eva ntabwo bari bene Edeni. Edeni yari iy'Imana irayibaha ngo bayicungire, bari ibisonga by'Imana. Ariko umugisha w'igisonga iyo bagusigiye Edeni, icyo gihe Edeni nyine Imana yari yavuga ati ibirimo byose ujye ubirya. Amen. Buriya by the way, mwari muzi ko njya mbyigisha abapasitori. Buriya abapasitori natwe dukeneye kumva amahame y'ubwami bw'Imana, kuko abapasitori benshi bafite imitekerereze y'isi. Akabaho kubwira ngo aka kazi k'ubupasitori kararushya, ngo aka kazi k'ubupasitori gahemba nabi, ngo aka kazi k'ubupasitori ntacyo kakugezaho. Njya mbigisha aho tubigisha ku ishuri nkabwira nanjye ndi Yesu najya mbahemba nabi. Ngaho ni kugira ngo mubyumve neza. Ubuje ugasanga umuboyi wawe arimo kubwira abandi baboyi muri karitsiye ngo shaka ngo kuba kwa Rutayisire, ngo ni amabura kindi, ngo Rutayisire ahemba nabi, ngo Rutayisire ntahembera igihe, ngo nta kintu ushobora kuzageraho uba kwa Rutayisire. Mumbwize ukuri, ari nkaho ari usanze umuboyi wawe avuga gutyo yaharara. Yewe namubwira ntuke genda ujye aho baguhemba uko ushaka. Ariko twebwe uzumva abapasitori bavuga umurimo w'Imana ukaba wa tujya kuba abapasitori. Umwe mu bayobozi mu bacidikoni, abo twita abacidikoni, nanjye ubusigaye ndiwe, yaje kutwigisha aratubwira ngo ndashaka kubamenyesha uyu murimo mugiyemo, ngo muzahora mwimuka. Uyu mugabo aje kudutera umwete ngo tujyemo cyangwa aje kudutera umwete ngo tubireke? Yavuze amagambo atatu mba namanitse ndavuga nti ndashaka kukubaza ikibazo. Uje kudutera umwete ngo tubijyemo cyangwa uje kudutera umwete ngo tubivemo? Ngo urashukwa n'iriya modoka ugendamo. Icyo gihe nari nyikora mu muryango witwa AE, nari na Pratse Prado ya AE hanze. Ngo uri murashukwa n'iriya modoka, ngo ihanganeho gatoya, ngo banza winjiremo. Tekereza waratumye umuntu ngo ajye kukwamamaza. Iyo ni imitekerereze itari yo mu bwami bw'Imana, kuko mu bwami bw'Imana Imana irakubwira ngo genda wamamaza ibyanjye kandi jyewe nzakwihembera. Haleluya. Ibyo kubaho kwawe ubimbaza. Buriya ni ikintu cy'ubwami, niho bitandukanira n'ibindi byose. Iyo umwami yakunezerewe arakugabira. Haleluya. Umwami arakunezererwa akakugabira. Kandi twebwe turi muri principe z'ubwami. Reka noneho tugaruke kugira ngo tubyumve neza. Buriya kuba twaravukiye muri za demokarasi bituma rimwe na rimwe tutumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ngo twumve inyungu dufitemo, twumve na responsibility dufitemo. Reka dusubire ahandi muri Samweli, kuko Abayisiraheli buriya texte zo muri Bibiliya, isezerano rya kera ridufasha kumva neza uko Imana ikorana n'ibihugu. Isezerano rishya akenshi ritubwira uko dukwiye kwitwara twebwe mu guhinduka kwacu n'uburyo dukwiye kubana n'abandi. Ariko isezerano rya kera riduha ingero. Aba Bayisiraheli bavaye muri Egiputa, Imana ariyo mwami wabo, bakayivugiriza impundu nk'uko babyandika muri Zaburi. Noneho bageze aho ngaho bakajya babona amahanga bakikije, bakabona afite abami kabisa bagenda ari abami, abami baganje, abami bagenda bafite ibifarasi, abami bagenda bidunda, abami mbese bakabona bafite abami. Bo bafite umuhanuzi, abandi bafite umwami. Baravuga ati oya, natwe turashaka umwami tumere nk'abandi. Buri ikibazo cy'aba Bayisiraheli, wumva ukuntu Imana yabwiye Samweli mu murongo wa 5, baraje babwira Samweli ngo dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagenda n'ingeso nk'izawe, none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'andi mahanga yose. Turashaka gusa n'abandi. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavuga bati uduhe umwami ho kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo n'igihe banze ngo ntabo umwami wabo.
urumva kiriya gihe impamvu Imana itari yarabahaye umwami niyo yari umwami wabo. Abahanuzi bakoraga akazi ko kuyitega amatwi bakabwira Abayisiraheli icyo Imana yavuze, ariko ntabwo bari abami babo. Umwami wabo yari Imana. Ikibazo dufite n'abariya bari bafite icyo bari bafite nicyo natwe dufite. Ntabwo tujya dushaka ko Imana iba umwami wacu, kuko buriya reka mbabwira itandukaniro ry'Imana n'abandi bose. Imana ibaye umwami wacu hari ibintu dukora tutakora. Njya mbivuga kandi nta gasuzuguro karimo rwose, ni ingero gusa. Biro zose za leta nabonye zibamo ifoto ya perezida, siko bimeze? Njya mbwira abantu nkabwa ni iriya foto, niba abantu bicara muri ziriya biro, iriya foto wayishyiramo kamera, aho amaso ya perezida ari akaba harimo kamera icometse mu biro bye, ku buryo ashobora kugira gutya agashiftinga akareba ibyo meya w'ibunaka arimo gukora, ubundi agashiftinga kumva ibyo minisitiri w'ibunaka arimo gukora, ubundi agashiftinga kumva. Muri biro zose bakaba bazi yuko arimo kubireba. Abantu bajya bitwara neza. Njya bibaza abantu nkamwe mukora muri serivisi zari, utinyuka ute gukora amanyanga menshi tujya twumva tuma abantu bajya mageragere, kandi hari ifoto ya perezida irimo kukureba. Nuko ubuzi ko ari ifoto gusa, ari uhibereye, hari ibyo batakora. Ubwami bw'Imana butandukaniye n'ubw'abandi, nuko yo hose bihibereye. Buriya rero impamvu abantu badakunda ubwami bw'Imana, nta muntu wishimira kubana n'umwami uhora kureba, kereka iyo uri umugaragu mwiza. N'Abanyarwanda bajyaga babivuga kugira ngo bahume amaso y'abayobozi, bakabwira ngo ijisho ridahuga ngo ntirihaka. Meaning ngo ujye unyuza muhumirize turye, ujye unyuza muhumirize dukora amanyanga. None iryo jisho ryawe ridahuga, iry'Imana ryo ntirihuga, ngo ntihumbya, ntisinzira, ntihunikira. Haleluya. Impamvu rero abantu banga ubwami bw'Imana nuko babayorwa n'umwami udahuga, udahunikira, udasinzira. Ibyo ukora byose akaba bireba, ibyo uvuga byose akaba byumva, na ya manyanga yawe. Ariko iyo uri umugaragu mwiza nkanjye, buriya mu bintu nkunda amaso y'Imana, kuba aware, nkaba mbizi neza ko aho njya hose Imana indeba, bindinda ibyaha rwose. Njya mbibabwira hano nkabwa nti hari ibintu ntashobora gukora, kandi it's not about me. Si uko ndi igitangaza hari abantu bavuga ariko pastor Antoine arirata. Ntabwo ari jewe hari ikintu kimwe nize kandi icyo kingirira umumaro, ndi umugaragu mwiza. Amaso y'Imana bandiho nkavuga ngo Imana yanjye ntihumiriza, so ninkora ibi bintu irabindeba, ikabwira ngo utinyuka ute gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, amaso yanjye akuriho. Buriya rero icyo Imana yabwiraga Samweli ikamubwira ngo genda ubashyireho uwo mwami kuko bamushaka. Si wowe banze, ni jyewe banze komba umwami wabo, ariko bazakuramo igihombo. Aramubwira ati reka nkusobanurire icya mbere uko ubwami bw'abantu bukora. Uyu mwami bisabiye genda umubahe, genda ubabwire uti nimutahe mujyi wanjye ejo bundi izabaha umwami. Ariko mubanze mumenye ngo uyu mwami naza hari ibintu bigera kuri 5 bijyana n'umwami. Icya mbere, iyo umwami aje ategeka ibyawe byose. Haleluya. Icyatumaga Imana iba umwami mwiza nuko idutegeka muri byose, ariko ariyo yabiduhaye. Uyu mwami bisabiraga, Imana yavuga ati uyu mwami mwisabiye azaza akore nk'umwami, abategeke mu byanyu byose, kandi atari wowe wabibahaye. Jewe nabategekaga kuko n'igihe wabibahaye, ariko uyu azabibategekamo kandi ntacyo yabahaye. Icyo si icya mbere, kuko buryo ibintu byose mu bwami, muri kingdom principles, mu bwami abari rubanda rw'umwami, inka zose ziba ari iz'umwami, abagore bose baba ari ab'umwami, imitungo yose bari iy'umwami. Ashobora kuza akakureba akavuga ati wenda kunyaze, ntaho uburana. Iyo wanyazwe n'umwami, uwakunyaze niwe ushobora kuburanira, ariko nta wundi umuregaho. Siko bimeze muri ibi bihugu bya za demokarasi na za repubulika. Minisitiri ashobora kugutwara isambu yawe, uba ufite aho umurega. Yewe niyo yaba ari na perezida baramurega,
muri Amerika baranamwimpicinga bakamukuraho, ariko n'ahandi hose barabimpicinga, bakaza bakavuga tuye twamukuyeho, ariko umwami ntava. Nicyo kintu kinakomeye. Yaravuga ati jewe ndi Imana y'ubutabera, simbeshya, sindiganya, simbambura ibyanyu. Uyu muntu mugiye kwisabira muza. Ikintu cya mbere muri principe z'ubwami, agutegeka muri byose. Yaramubwiye Samuel, yaravuga ati rero ibyo murimo kwisabira genda ubasobanurira igihombo bazakuramo. Uku niko umwami uzabategeka azabagenza, azatora abahungu banyu abatoraniriza gukora iby'amagare ye no kuba bo kugendera ku mafarasi ye, azabagira abasibanira imbere y'amagare ye, azabatoraniriza kuba abatware b'abantu 1000 n'abantu 50, abandi azabagira abahinzi be n'abasaruzi be n'abacuzi b'intwaro zo kurwanisha n'ibyuma by'amagare ye, azabagira abacakara. Jewe nabategekaga nk'Imana ibaha, uyu nguyu azabategeka nk'umwami ubambura. Kandi muzitegereze natwe hari igihe twanga ubwami bw'Imana tukishyira mu butware bwacu bwite, tukishyira mu bihombo, tukishyira mu butware bw'umuntu nawe akadushyira mu bihombo. Kuko principe z'ubwami iya mbere nakubwira ngo ibintu byose ni iby'umwana. Reka ndaza kubigarukaho ngaruka mu bwami bw'Imana twihute. Ikindi cya kabiri kigaragara muri ubu bwami, uyu mwami agutegeka ku byawe byose no ku bawe bose. Kandi ababaye muri system z'ubwami cyane cyane za kera, izo ubu ngubu burya ntabwo buri ari ubwami. Ubwami bw'Abongereza buriya ntibukiri ubwami. Ubwo Abahorandi bo n'umwami wabo, umwamikazi wabo ntiwanamumenya. Buriya hari n'ibindi bihugu bifite abami ariko ubona bitegekwa n'aba premier ministre. Abami baba bari aho gusa arabuku ni nkamizi, ni inzu y'umurage. Ariko mu gihe cy'ubwami, reka mfatire ku Rwanda kuko nirwo nzi neza, iyo umwami yazaga yashoboraga kuza akareba tari kuriya mugore mwiza n'uwandi, ati uriya nuwo kwa Labani, mubwire Labani uyu munsi arare ku gicaniro, nigiye uri burare ku buriri bwe. Kandi umwami akabitegeka kandi bigakunda. Ahubwo kumva ari n'umugisha ubonye kumva umwami atoranya mu rugo rwawe kuba ariho arara. Era gutegeka akagutegeka no ku mugore wawe. Kandi mbaho urugero, muzi umwami witwa Rwabugiri. Iyo niyo case nziza y'ubutware bw'umwami. Rwabugiri nyina Murorunkwere yari yarorongoye n'undi mugabo. Hanyuma biru barareba baravuga ati ariko umugore w'umukono uzabyara umwami ukurikiyeho ni Murorunkwere, kandi Murorunkwere yari yararongowe. Baragenda ariko bagiye kumuzana, nyina wa Rwogera aravuga ati nta mukono kazi nshaka, abagabe kazi bagomba kuba bega kazi, afunga umuhungu we ngo atarongora uwo mugore. Bakora trick, bamushyingira Nkoronko muri umuna wa Rwogera. Nkoronko arongoye wa mugore Murorunkwere. Umunsi yarongoye baramubwira ati abahima bateye mu ndorwa, fata ingabo za utabara. Aratabara, atabaye mukuru we kuko ni umwami, asigara na wa mugore. Harongoye Nkoronko ariko umugore abaye wa Rwogera. Ubwo bwabukana bwa nyina wa Rwogera barabukwibye. Hanyuma ateye inda, havutse umwana, batuma kuri Nkoronko bati wa mugore warongoye ijoro rimwe burya yarabyaye uzaze kwita umwana izina. Araza mwita Sezisoni. Kurumva umwana wavutse ntahari bakamubwira amwita Sezisoni. Burya Rwabukiri yakuze yitwa Sezisoni. Ariko sawe muri garuki amaze gukura Rwogera abwira muri umunara bwa ati uriya mwana ndamukunda mwumwe. Aho atize kuri umwami mutware, aramutwara. Urumva muri ibyo byose nukuvuga ngo umwami aragutegeka, agutegeke ku mugore, agutegeke ku bana, nibyo Imana yababwiraga. Imana kavuga ati uyu mwami azabategeka ku byanyu byose. Hanyuma Rwabugira amaze kuba mukuru ahura n'umugabo witwaga Rwabugiri. Aramubwira ati wewe witwa Rwabugiri, ubugiri bundi mu Kinyarwanda cya kera byavugaga ubutwari cyangwa ubugabo. Wowe witwa Rwabugiri? Undi ati shakira irindi zina, nigiye ubaye Rwabugiri. N'izina ararimwambura. Yarafite uburenganzira bwo kwambura ibyo ashaka byose. N'izina ararimwambura aba Rwabugiri. Undi ariko arabireba aravuga ati ntabwo nzaviramo abo. Yishakira izina ryiza yita Rwamahe, ariko ibyo bindi muzabisome mu bitabo by'amateka. Yanze kuba ntabwo yafashe rya Sezisoni we, nawe yaravuze ati ba Rwabugiri nanjye ndategeka ingabo mbe Rwamahe. Ariko icyo nenda kubereka umwami yaragutegekaga akagutegeka no kugeza no ku izina ryawe. Icyo rero
hano Imana yabasobanuriraga aravuga ati principles of the kingdom. Umwami yaje ategeka byose, akagutegeka ku byawe no ku bawe kugeza no ku izina ryawe. Icya kabiri cyarangaga ubwami kitaranga amarepubulika. Ubwami ntabwo bwagumaga hamwe, bwahoraga bwaguka. Nk'ubwami bw'u Rwanda reka bari bwo dukomeze gufata ikigero, bwari bufite ikibazo, ntabwo bwagukaga bugiye iburasirazuba, ko twari twarakoranye amasezerano n'abanyakaragwe yuko ni kazi ni kingdom, donc bariya ntabwo twajyaga iwabo. I Burundi hari ubwami bukomeye cyane, iyo twabateraga twarapfaga nabo bagapfa, bari intagondwa nkatwe. Bigeze aho bemeranya ko batazajya barwana kubera yuko nta mpamvu yo gupfa. None ubwo twaganaga he? Twaganaga iburengerazuba n'amajyaruguru. Rwabugiri abongereza bamuhagaritse ageze Masaka. Buriya abazungu batabizamo ubu tuba twarageze South Sudan cyangwa twaranaharenze, kuko muri principe z'u Rwanda bagiraga abami b'uburyo bune. Bagiraga Mutara ushinzwe inka, bakagira Yuhi ushinzwe abantu, bakagira na Kigeri na Mibambwe bashinzwe intambara. Bivuga ngo abangaba iyo bajyagaho the kingdom was expanding, kuko byari mu muco w'ubwami. Uzarebe buriya abongereza bahoraga barwana n'abafaransa, bagahora barwana n'ababirigi, bagahora barwana n'abataliyani, kubera ko ubwami iteka ryose bwashakaga expansion, kwaguka. Icyo ni icya gatatu kijyanye n'ubwami. Icya kane, iyo ubwami bwajyaga ahantu bwahategekaga umuco wabwo. Niyo mpamvu ubona ngo Eastern Congo ifite ikibazo. U Rwanda rwari rwarafashe Rucuru na Masisi mu kinyejana cya 15 ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka mu 1440. Hari habaye mu Rwanda, kubera ko habaye mu Rwanda bagombaga kuvuga ikinyarwanda. Izindi ndimi zose bari bafite, bati ntabwo muzazi bwami muvuga ibyo birimi by'iwanyu, ntabwo umwami azakenera ba interprete, ntabwo ari uziga ururimi rwawe, mwe mugomba kwiga ururimi rwe. Amen. Buriya ni ibintu bidasanzwe, bakabempoza culture yabo. Niyo mpamvu n'abazungu baje no batwempoje kuvuga igifaransa, bakavuga igifaransa, abize bakavuga igifaransa. Ntabwo umuzungu ari wagombaga kwiga ikinyarwanda, twagombaga kwiga igifaransa cye kugira ngo tujye tumuvugisha adafite interpreting. Uriya ikintu cyitwa kingdom kirakomeye cyane. Ariko umugisha wari urimo, ndagira ngo nihute kugira ngo tuze kugaruka turebe noneho ubwami bw'Imana. Umugisha wari urimo, iyo winjiraga mu buhake bw'umwami nawe waga ufite umugisha. Yari ashinzwe kukugabira kugira ngo utaba umutindi, ko mu bintu byakozaga isoni umwami ni ukubona yo ubwami bw'abatindi, ukabona abantu b'abatindi batagira n'iki. Ibyo ntabwo byaheshaga ishema umwami. Niyo mpamvu umwami yagombaga kugaba abantu be, akabahakisha ko abagabira. Ntabwo yabahakishaga ko ari umwami, yabahakishaga ko yabagabiye. Niyo mpamvu ubundi umutwaro utarakugabiye niyo yakunyagaga kwabaga ari ukuguhohotera. Umuntu yarakugabiraga bikamuhesha ubutware ku buzima bwawe. Nuko byari bimeze, kandi akaguha na protection, akaguha uburinzi. Ukabuzi ngo uyu muntu ni uwo mu bwami bwanjye, iyo yagize ibibazo ni jyewe ushinzwe kumurindira umutekano ibindi byose. Amen. Reka noneho tubigarure ku bwami bw'Imana. Icyatumye Yesu aza yamamaza ubwami bw'Imana kwari ukutubwira ngo nimwumve inyungu muzakura muri ubu bwami nimuyoboke iyi Mana ikaba umwami wanyu. Buriya aho Yesu yagendaga hose nicyo cyatumaga iteka ryose iyo abantu babaga bashonje yatuburaga amafi n'imigati, akavuga ati mwitegereze, muramutse mubaye mu bwami bw'umwami umeze nkanjye mwajya musonza nkabagaburira, nkatubura amafi nkatubura imigati, kandi namwe nkabakuri iyo power, namwe mukajya mutubura. Mwaba murwaye mukagira umwami ubahumura amaso iyo mwahumye, ubahagurutse iyo mwamugaye, umwami ukuraho indwara. Uzi icyo yararimo gukora? Yararimo kutwereka uko ubwami bw'Imana busa. Akavuga ati aho Imana iri ni ahantu byose bihita byaguka, mugahindura imitekerereze, mukagenda mutipfobya, mukagenda mufite imbaraga, mukagenda mufite ubuzima, mukagenda mufite imibereho, mukagenda mufite imibanire. Buri iyo Yesu yahamagarira abantu kwinjira mu bwami bw'Imana kwari kutugarura mu buzima bwiza bwariho mbere yuko icyaha cyinjira mu isi, cyangwa se buzabaho Yesu nagaruka.
kuko Yesu nagaruka icyambere azabanza gukuraho ni Satani, shyire mu muriro utazima. Umuhanuzi w'ibinyoma, shyire mu muriro utazima. Urupfu ni kuzimu, mu muriro utazima. Ibyangiza byose n'ibyanduza byose, mu muriro utazima. Abasigaye bamwizeye bahindukiye, bagahindura imyumvire yabo, bagahindura imitekerereze yabo, bajye mu bwami butazashira kandi butazabamo biriya bizira byose. Haleluya. Donc icyambere yaje kuduha umusogongero uko bizagenda nagaruka akima ingoma. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, abarishize tuzaba kuri ya ngoma. Hari ingoma y'umwami yaje kwamamaza akavuga ati ubu nje kubabwira yuko one day nzaza nime ku isi kandi muzimana nanjye. Haleluya. Imibabaro ishize, urupfu rutagihari, ibyaha bitagihari. Buriya rero iyo batubwira ngo Yesu yaje yamamaza abwira abantu ngo nimwihane, kuko urufunguzo rutwinjiza muri ubwo buzima ni ukwihana. Kandi kwihana si ukureka ibi n'ibi, ahubwo kwihana ni uguhindukira, ariko cyane cyane ukemera ubutware bw'uriya mwami udahumbya, ukubona buri gihe. Kandi kubera ko akubona buri gihe ukitwara nk'umuturage wo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Uyu mwami yaje mu buzima bwawe arakubwira ati rero buriya nzajya nguha umugisha, ariko ibyo utunze byose nawe ubwawe biraba ari ibyanjye. Kandi ngewe ntabwo ndi umwami nk'abari abandi babamburaga, nge nzajya mbigutuburira mbigire byinshi. Ngo umwami umwe muri principe ya kingdom yari arimo kurambagira igihugu cye, abona umuntu w'umukene agenda ngo yacuruzaga umuceri. Aramubwira ati mpa umuceri kuri uwo muceri wawe. Ariko ati ubu ngubu mwebwe muzajya mugenda. Buriya hari n'abantu batazi huizi hu. We yabonaga umuntu w'umukire ugenda gusa ntiyamenya ko ari nyiri igihugu. Aramubwira ati mpa kuri ibi bintu byawe. Wowe uri muragenda mu igare, uri umukire, none nkwe ku muceri wanyu. Tibase muhuze urushyi. Ageze aho arawumuha wuzuye urushyi. Mwama arawufata arawureba arawuzunguza, hanyuma n'ikindi kiganza amera nk'uwushubijemo ariko amushyiriramo amafaranga. Aragenda ageze imbere afunguye abona harimo izahabu zingana n'urushyi. Aravuga ati yo mbimenya nkamuha umufuka wose. Ati ubu ngubu simba ntahanye izahabu yuzuye umufuka. Kuko uyu mwami, kandi niko n'abami bameraga, uriya umuntu yaragendaga akarabukira umwami akamunezeza, akawugutaha n'ishyo. Wamushyiriye inyana imwe nziza, uramutaramira uvuga ukuntu ari igitangaza cy'umwami. Umusizi umwe yigeze kumuvuga aramubwira ati nyagasani ndakuvuga neza. Burya abantu ba mbere baryaga iby'ubwami kandi ntacyo batanze, ni abasizi n'abaririmbyi. Musizi yaragera aramubwira ati rwose nyagasani ndakuvuga neza, sindimo gusaba inka, sindimo gusaba imisozi, ariko ibyo byari amayeri. Ndakuvuga neza gusa kuko ubikwiye, ndakuvuga neza kuko uri mwiza. Umwami ati baguhishyo. Kuko umwami wanezerewe yaragabaga. Niyo Imana yanezerewe itanga umugisha, niko umwami akora. Haleluya. Ariko usanga abantu benshi bamera nka wa mutindi wundi, n'uwo nguwo Dore ntabwo yari ameze neza cyane. Hari undi we ngo yari yatoraguye ibintu by'ibi, yari burya mu bindi bihugu habaza ibobo z'abagabo. Yagiye atoragura ibice by'ibirayi, ibice by'ibiki byose, ari byo bari butaye bakarya. Umwami arabibona aravuga ati abantu nk'abariya babo mu bwami bwanjye. Abwira umugaragu ati genda umbwire uriya muntu aguhe biriya bintu ubinzanire. Aragenda aramubwira ati uriya mugabo uri muri ririya gare arambwiye ngo muhe ibyo bintu. Undi atari ko se umuntu azajya aruha abiri cyuya, abyuke kare, yitoragurira ibice by'umuceri, yitoragurira ibice by'imyumbati n'ibice by'ibirayi n'ibindi yagombaga gushyira muri abakire ntibazaba bimwambure. Hayino aravuga ati yabinyimye. Amuha amafaranga ati ngenda ubigure. Umuhaye amafaranga biguhe ubinzanire. Ntabwo nshaka ko abagaragu banjye baba muri buriya butindi. Aragenda aramubwira ati arambwiye ngo muhaye amafaranga ngo tubigure noneho. Burya bundi buhi umukire yigeze agura bene ibi bintu ngo abimarishe ikize. Amafaranga ariko undi yayamuhaye
arahagarara aramureba kujisha, aramureba asubira inyuma, aramureba asubira inyuma, ageze aho arahindukira ariruka. Umwami aramureba aravuga ati yewe umva uriya muntu ni umutindi koko. Buriya rero natwe kenshi nuko tumera, uragenda ugafata iby'Imana mu kuboko kumwe ariko na ya myanda yawe ukayigumana mu kundi, hanyuma Imana yatangira kuvuga aho kugira ngo uyihindukirire bya bindi bijugunye uyegere, aho gukiruka mukayihunga. Ubwami bw'Imana busaba guhindukira ugasanga uwo mwami ugaba akagutegeka ku byawe byose, kuko ibyo agutegetsemo abigira byiza. Haleluya. Ibyo agutegetsemo byose arabitubura. Hari umuntu waraguye ati bwo se wava ku nzoga ukaba ukiri umugabo, ukaba umugabo utanywa inzoga, ukajya wicara ukavuga ngo ngewe ubu ndi umugabo, niyo nicaye numva ndi umugabo kandi nta nzoga nanyoye, n'ijambo mvuga si iry'inzoga ni iryanjye. Imana ikakugira umugabo. Ariko hari umuntu wabwira ngo uriya umuntu utanyoye akayoga ngo ntashobora kuvuga ijambo. Okay, niba uvuga ijambo ari uko wanyoye inzoga, iryo si iryawe ni iry'inzoga. Ariko twe tuvuga ijambo ry'Umwami. So ikindi, ubu bwami n'ubwami bw'Imana bufite culture kandi tugomba kujyana ahantu hose, abantu bakabibona ko dutandukanye. Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo muri iyi si y'umwijima ngo mugaragara murabagirana nk'inyenyeri hagati yawo. Na Yesu yabwiye abigishwa arabwira ngo muzaba umucyo w'isi, muzaba umunyu w'isi. Ababwira na culture, igice cya 5 cya Matayo, icya 6, icya 7, ibyo bice uko ari bitatu bitwereka umuco w'ubwami bw'Imana tugomba kujyana aho tugiye hose. Abantu bakamenya ngo bari abantu nabo mu bwami bw'Imana. Murabizi hari ibintu abantu bajya batangarira, nk'ubu hari ikintu kiye kintera ishema. Ujya mu bindi bihugu bakabwira ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bafite discipline, bafite culture, hari ukuntu bagenda, ukumva nawe biguteye ishema. Ariko natwe mu bwami bw'Imana hari umuco dufite, mu bwami bw'Imana hari imyitwarire tugira, mu bwami bw'Imana hari imitekerereze yacu, mu bwami bw'Imana hari imivugire yacu, mu bwami bw'Imana hari imibanire yaho, mu bwami bw'Imana hari uko twagombye kugenda batubonye bakavuga ngo bari abantu nabo mu bwami bw'Imana. Kuki bari abantu batameze nkatwe tukababwira ngo twe turabo mu bwami bw'Imana? Haleluya. Turi mu isi ariko ntabwo turabisi, dufite umwami wundi. Buri ikintu cyatumye abakristo ba mbere bagira ibibazo, baraza akavuga ngo nimuvuge ko Kaisari ari umwami, mumutambire mu mutwikire n'ububani, bakabwira atoya kuri twebwe Yesu niwe mwami, Kaisari ni umutegetsi wacu, turamwumvira ariko ntitumusenga. Bakabibatotereza bakavuga ngo ya uriya mwami twebwe ntituzamuvaho, kuko buriya bwami bufite umuco wabwo. Kandi Yesu yaratubwiye ngo nimugende mwamamaza uyu muco, abazababona bose bifuze kuwujyamo, umuco w'ubwami bw'Imana. Hanyuma icyanyuma ndangirizaho, aba baturage b'ubwami bw'Imana nabo bafite privileges. Iyo wasohoje biriya ugendera mu bwami bw'Imana, Yesu yabwiye abantu aravuga ati ngo kuki muhangayika mukibaza ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo tuzabahe, tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki? Akabwira atoya izo ndirimbo ntimukaziririmbe, mwebwe ntimugahangayikishwe nuko muzabaho, ntimugahangayikishwe n'ibyo muzarya, ntimugahangayikishwe n'ibyo muzambara. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Mu yandi magambo, mubanze mwinjire mu bwami bw'Imana, mugendere mu muco wayo, ibindi byose bizaza ari inyongera. Haleluya. Kuko iyo twatangiye kugenda nk'uko Imana ishaka, ukagenda utyo nk'umuntu ku giti cyawe, ukagenda utyo nk'umuryango, tukagenda dutyo nk'igihugu, tukagenda dutyo nk'itorero, Imana iravuga ngo Yesu nzajya gutura hariya hantu kuko ndabona ari mu bwami bwanjye. Kandi iyo Imana imanutse imanukana n'ibyayo byose. Haleluya. Iyo umwami yagendaga nubwo atabaga ashoreye inka zigendana, iyo yakubwiraga ngo nkwaye ishyo ry'inka ryakugeragaho, aho azazikura it's not your business. We yarakubwiye ati nkuhaye ishyo ry'inka, kandi yamakinga gashoye ko iryo shyo ryakugezeho. N'uyu mwami wacu iyo wamuyobotse ukamuhindukirira, ukagendana nawe, ukagendera mu muco w'ubwami, nibyo nahoze mbibwira mvuga by'abapastori, iyo wabaye umukozi wo mu bwami bw'Imana, ubwami nibwo bukubeshaho. Haleluya. Ubwami nibwo bugutunga,
uko buzagutunga it's not your business. Aho umwami azanyura aje kugutunga niwe uhazi. Icyo nzi ni kimwe, azagutunga. Icyo nzi ni kimwe, azagutunga neza. Icyo nzi ni kimwe, ntazagutererana. Icyo nzi ni kimwe, uzarinda usaza akiguhetse. Haleluya. Kuko yaravuze ngo mbese ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana we, ngo ngo bashobora kubibagirwa, kandi koko bajya babibagirwa ndetse baranabata. Uretse no kubibagirwa hari ubwo babata bibigambiriye, ngo ariko jyewe ngo sinshobora kukwibagirwa, ngo kuko naguciye mu biganza byanjye nk'imanzi. Ibyo nibyo Yesu yakoze. Ubwami bwa Yesu ntabwo ari ubwami bw'agahato. Ntabwo yatugaruje umuheto, ntabwo yatugaruje agahato, ntabwo yatugaruje imbaraga. We yaraje aratwitangira, aratubwira ngo murebe uburyo ndi umwami mwiza, ndi umwami ubakunda, ushobora no kubapfira. Ubundi ingabo zipfira umwami, twebwe umwami wacu yaradupfiriye. Haleluya. Buriya nyamunda culture y'Abanyarwanda, kera bashoboraga gutoranya umuntu bakavuga ati wowe uragenda uba umutabazi w'umucengeri, uragenda bakwicire mu gisaka upfe kugira ngo igihugu kizakire kimere neza. Ubafashe igisaka kuko ariho byigeze kuba dramatike. Umwami w'umusore rwose ukimara kurongora afite umwana mutoya n'umugore, abonye igihugu cyabuze umutabaza aragenda aritanga ku bwacyo. Bakundaga igihugu. Ariko umwami wacu we yatwunze abari mu isi cyane, aritanga ku bwacu. Arangira avuga ngo uko mwabonye nitanga ku bwanyu niko nzabahaka neza. Ngo narabahetse mukiri mu nda, n'ubu ndacyabahetse kandi nzabaheka kurinda imvi z'uruyenzi. Haleluya. Principles of the kingdom, amahame y'ubwami bw'Imana. Ariko hari Imana yabwiye Samuel, aramubwira ngo genda umbwirire aba bantu ngo ubwo mwanze ubwami bwe, genda ubasobanurire ingaruka bazakura muri ya mwami wundi utari Imana n'abategeka. Abantu benshi bicayemo hano mufite uwundi mwami ubategeka, muritegeka mwebwe ubwanyu. Abandi mutegekwa n'ibigare mugendamo, abandi mutegekwa n'amayoga, abandi mutegekwa n'igitsina, abandi mutegekwa n'ibi na biriya. Ariko muzareba ingaruka zabyo ni ibihombo. Ni ibihombo mu mibanire, ni ibihombo mu mibereho, ni ibihombo mu buzima bwiza, ni ibihombo gusa. Sindabona umuntu wanyoye inzoga ngo arare yazihaze ngo bucya avuga ngo ndumva ameze neza, aramuka avuga ngo zanyishe. Wanyoye igihombo, wanyoye urupfu. Urasambana ukumva ngo ni byiza, umuntu akakubwira ati gusambana rwose harimo ishema, ariko wabona wa mukobwa aje kugusura uti buriya aje kumbwira ko namuteye inda, ugahangayika umutima. Waba uri n'umukobwa ugatangira guhangayika uvuga uti none naba natwise, regereza atinda kugaruka uti karabaye. Wagira Imana wabona zigarutse ugasubira kubikora, ugasubira mu gihombo. Ikindi cyose gishobora kudutegeka kitari Yesu kikurangiriza mu bihombo. Ngaho ni mubigenzure namwe, mwitegereza aho muri hose. Imana ibahe umugisha. IREMBO RYERA